Murakaza neza kuri YouTube channel yacu Kadoji. Amazina yanjye nkuko muyamenyereye ni Edith. Uyu munsi tukaba twasuye famille ya Kaluk family. Ni Karine and Luka. Uyu munsi rero tukaba twifuje guteka iki Karine? Uyu munsi ukaba wifuje kuntekera amandazi kuko uri umutetsi mwiza kandi ndabyizeye. Uyu munsi tugiye gukora amandazi y'amanyarwanda. Arandimo y'amazungu uyu munsi n'amanyarwanda. Dufite turakoresha Blue Band. Yego. Dukoreshe magic powder, baking powder. Dukoresha amagi 3, indimu. Yego. Ka vanilla sugar. Amata. Yego. Byose turagenda tubipima nyine turakoresha kino gikombe tubipima. Ifarini yacu isukari ni isukari. Hano harimo umunyu. Iyi ni rape dukoresha turapa indimu n'amavuta. Tukaba dufite bolo nziza nini tuza kubivangiramo byose. Okay. Turatangira dushyiramo ifarini hano. You need my help or? Yes. Shyiremo ibikombe 3. Yuzuye neza. Uyu munsi ndaba umunyeshuri uko biri kose nubwo n'abanyateka nubwo byaba bimeze bite. Shyiramo hano no tujye tuvidura kujya tucyuzuza. Byakoroha. Uyu munsi ndaba umunyeshuri mwiza ukurikiye. Kurikira we gusa nurangara. Ubwo kimwe. Okay. Cyuzuye no hejuru. Kimwe. 2 turakeneye ibikombe 3. Okay, 2. Cya gatatu icyo cya nyuma. Ariko nyine turakora nyine ni make niyo mpamvu dukoze 3. Mvango ari umuntu ukorera fete runaka. Yabidubura. Yabidubura. Yakora byinshi. Iyo dukoresha ibikombe 3 rero dukoresha isukari igikombe cyuzuye ariko nge iba nyinshi ntago nkunda kucyuzuza nkuraho gatoya gusa. Okay. Tudushyiramo isukari yacu. Njya mbona inaha abantu bakunda gukoresha na bakmaya niba ari bakmaya umusemburo nyine ufite isukari se ariko wowe ndabona watuzaniye baking powder. Twe turakoresha iyo nyine capa amandazi yonyine ariko kuni tuyikoresha ntago tuyishyiramo directement. Turashyushya amata no tuyishyire mu mata. Dushyushya amata no tugashyira mu mata. Hano tumaze gushyiramo isukari tugiye gushyiramo umunyu ariko ushyiramo agayiko gatoya ni kampe. Aka ushyiramo kamwe. Okay. Aka gato rero nako dupimisha irantuza yacu baking. Yeah. Okay. Yeah. Ndumva hano ari ibi tukata tuvanga ibindi turabishyiramo nyuma. Okay. Mwese turirya iminwa icyo bita kwirya iminwa. Cyo mbona cyo. Amandazi araba butamu. Abaryoshye cyane. Mwese ndakora igifu. Ahubwo urarekipera ibiro wataye kuva kera. Iye. Ibyo mfite ndabishyira ndaguhaho. Ubimpeho. Tubigabane. Okay, tumaze kuvanga ifarini yacu. Tugiye gushyushya amata. Yes. Cya gikombe twapimishije ifarini turakoresha kimwe. Umukasi cyangwa icyuma. Umukasi ndabona ntawo ndi kubona. Nako karaca. Okay. Twakoresheje amata ya Highland ariko wowe wakoresha ushaka. Ushobora gukoresha y'inka asanzwe cyangwa se inyange. Nandare yose. Aya ari yose wakoresha kabisa. Turakenera igikombe kimwe. Kimwe cyonyine. Okay. Katavamura. Amarirondereza. Ubundi ugira ngo ako ntikaba kangana na kimwe kubera zikari kimwe wana
ari agace ka litiro. Ya. Amandazi yacu turakoresha amata ntabwo dukoresha amazi. Ni kose nta nubwo ari ngombwa gupima mu gikombe. Ni hafi lita. Twarangiza turayashyushya iminota mike gusa. Ntabwo ari ngombwa. Nagabira. Nagabira. Kanyaru guterekeraho. Tukayashyushya. Mu gihe turi gushyushya amata ndaba nkubita icyo bita amagi. Amagi ndabona uri gushaka akantu natwe dukubita amagi. Amagi twakoresheje amanyarwanda ariko ushobora gukoresha amazungu ayo ari yose ubonye wayakoresha. Kandi byose ni kimwe. Kinigi gusa yagira umuhondo mwinshi kandi n'amanyarwanda agira vitamine nziza. Turayakubita. Yanoze ariko tuba tuyashyize ku ruhande turayashyiramo nyuma kubera ko turaza gushyushya iyi bureba, iyi burubandi tuyisukemo. Amata ahari amata wambwiye ngo urayareka akaba akaziyaza. Agashyuho gato ntagashyuha cyane. Turebe aho ukageze. Ndabona yashyushye. Zimya. Yarekeremo aho. Yazane tuyashyire tuyashyira dushyiremo intuza yacu baking powder. Nayo ukoresha ubuntuza butatu ngaka. Mfashe ntabwo warya utakoze. Ugomba gukora kugira ngo uhembwe. Kuyakorera byo ariko nawe ukasa akantu gato userevamo cyane. Sakayiko kamwe dutatu. Ushyiramo dutatu niko tunesha. Donc mu bikombe bitatu uduyiko dutatu. Nizere ko muri kwiga neza nkuko nanjye ndimo niga. Ejo hatazagira umugutungura cyangwa habaye nka anniversaire ukeneye amandazi aryoshye ugasanga birakujabutse. Kurikira kamwe. Yego ko bibira. Bitangira kubira bikanabyimba bikazamuka. Tubiri. Kidasohokara. Yego. Dutatu. Narangiza ukavanga. Birimo birasa abantu batabona neza. Birasa nk'iby'ibyimba. Bibera nk'ibibiro mu kubita byinshi. Kayivanga neza bien. Kwitayivanze biguma ari amafu bikaza kuguma mu ifarini. Ugasanga hamwe uri ikintu ahandi nta kintu ubonye. Urayivanga ukayivanga. Noneho turaba tuyateretse ahantu ahora. Nyatwara cyane gumisha. Nyatwara cyakora ibindi. Iyi ntuza blue band nayo turayishyushya. Ako kuyishyushyamo yo turashyiramo nayishyiramo ibiko bitatu. Tuyiko duto nanone. Duto ariko nyine upima iyo ushaka tu. Bitewe n'uko uyikunda cyangwa ushaka ko amandazi aryoha cyane. Hanyuma nayo tuyishyushye gahoro kubera yishyuha vuba. Ukahita uyikuraho uyibonye yenze.
tujugunye ibi. Fashe Fashe. kugira ngo nze kurya menshi umeze nka Aka ngaka tukavangire muri ntuza muri iyi farini yacu. Turagakoresha kose. Okay. Yashyushye ahari yavuze yacu. Ndebe. Njye kureba. Arashyuha neza haracyarimo ibihumbi. Okay. Kavani kacu tugashyiramo kose. Dukoresha tubiri. Okay. Tubiri. Turahagije. Kanzanira iyo ntuza. Yashyushye. Biragira nyuma. Bigenda biyenga. Ubushyuhe bw'intuza burayiyengesha. Bw'isafuriya ubwayo. Yizana. Ukavanga ya vanilla sugar yacu. Bien, ukayivanga neza rwose. Yayenze. Iyi rero uhita uyivanga n'amagi. Ariko kubera gishyushye yahita ihisha. Ya magi yacu ahita aba umurete. Yahita ashya rwose. Imvange y'amandazi n'umureti. Okay. Ukuntu kabureba gahumura mu mandazi n'akashishwa k'indimu nako gahumura neza urashya. Nako rero tugatereke ku ruhande. Tubanze dushyiremo ibishishwa by'indimu mu ntuza yacu. Mu ifarini ntoya. Mu ifarini yacu. Tugira uburinganiye. Ushaka gukoresha indimu isa gutya icyatsi cyangwa ugakoresha iz'umuhondo. Izo ubonye hafi nizo ukoresha. Twe twabonye utudimu tw'utunyarwanda. Natwe turaryoha. Tunahumuramo neza. Sorry. Urabona bisaba imbaraga ibintu byo kuraka indimu. Bisaba imbaraga byo. Cyangwa se uze kuzikama. Bubaza ari butoya bwahera kuri iyo sahani ahari. Bwahera. Se ntibuhagije. Ubundi buba ari ubwo guhumura. Buba ari ubwo guhumuza ntabwo ari ngombwa bwinshi. Ariko mu ntuzi ukatiramo ushyiramo ji yayo mu magi. Mu magi na bureba ukatiramo akaji k'indimu. Numva noneho ya magi nta nubwo nkibyibushye. Harimo indimu irahita iyaca. Birumvikana ko amavuta nyagize nyaciye. Okay. Kaka bureba kagize kaburubandi kahoze. Kazana tukavange n'aya magi. Nako kahoze. Mbere yo kuvanga reka tuzashyiramo sitwa. Icyuma sheri. Akana ariko nako kaca. Tutudimu tutubuto. Ntitugwamora. Ugenda ujomba tuvemo. Ako na twatujya da. Utubuto twarangiye mba numva twarura. Turashya mu mandazi tugashya. Natwo tutubuto twacu. Tutudimu twacu. Nta mazi dufite menshi. Ako nitwo twiza tutaza kugira. Nanone hari igihe byabamo byinshi akazi nyine. Umunsi nabaye umunyeshuri nuvuga ngo ibintu byose ntabyo nzi ndimo ndiga. Akadimu nako gashyiramo akantu kameze akaryoha ukuntu. Kamwe karahagije cyangwa gashyiramo twombi. Ndumva gahagije. Karahagije. Kavanga
tukavanga n'aya magi yacu. Okay. Sister mwiza. Noneho umpe ya mata. Turebe ya mata yacu ko yahoze. Noneho ko yahise asubira hasi nyina amara kubyimba akahita yongera akamanuka. Dusukamo make mu magi. Tugakubita. Twamara gukubita neza bien. Tugasuka mu mandazi yacu. Mu ifarini yacu nako. Amandazi ni igihe aba yahiye nibwo yitwa amandazi. Okay. Twarangiza tugafata tukagenda dusukamo gahoro gahoro tuvanga. Dusukamo gahoro gahoro tuvanga kandi tuyashyiramo yose amata. Tuyashyiramo yose ko yaba ari igipimo nyine. Yego. Yeah. Nizere ko abanyeshuri bagenzi banjye turi gukurikira neza uko mu gikoni byifashe bwo gukora amandazi. Umushifu wacu wibereye mu rugo ukaryoherwa. Ntabwo amata yatwanye make. Napimye igikombe gihagije ariko ndabona ameze nk'aho ari make. Amandazi yacu yakomera. Yaza gukomera. Nuvuga ngo turashyushya andi mata. Make make. Okay. Nuvuga ngo naho ubundi ubu yakomera. Ntabwo twirirwa dupima igikombe shyiramo make. Shyiramo nk'igice. Kanoga intoki tugire. Pondesha intoki. Naye nazoze ariko kubera ngiye gupondesha intoki. Subiramo kuko ntabwo hari igihe. Hari ibyo uba wakozeho nyine uri kugenda ukoraho. Okay. Amandazi ariko arabaryoshye. Biragaragara yagize umuhondo mwiza kabisa. Yagize umuhondo usa neza. Hari ukuntu umuntu yagiye amaze kuyaponda nk'uko atereka amasaha menshi cyangwa se ugasanga ateretse umwanya munini. Hari abatereka ku zuba iminota 20 cyangwa 30. Hari n'abandi batereka ahantu hashyushye ukabitwikira isaha yose. Wowe uri bubigenze ute? Nanjye ndabitwikira mbitereke nanjye isaha yose. Isaha cyangwa amasaha 2. Ariko isaha niyo nziza. Kuko n'inzara iri bube yatwishe. Oya ntabwo inzara yabishe. Zana amata yashyushye. Ubwo biba birangiye. Biba birangiye ntabwo yashyushye cyane. Okay. Sukamo. Rekera. Ubu birarekuye. Ubundi araza koroha nyine iyo udashyizemo ngo bimere nk'ibyoroshye arakomera. Yego. Ndetse ahubwo nimba ari ifarini imeze ukuntu. Hari ifarini zigira. Zikomera hasi. No gukomera njyewe n'ubu ntabwo ndabisobanukirwa kuko hari ifarini nakoreshaga mu Buhinde. Buri gihe iyo nakoraga amandazi yashyaga ameze neza. Nyine bimeze neza cyangwa umugati ugashya umeze neza. Aho hano buri gihe iyo mbikoze hari utakomeye nyine sinzi ikibazo kiri. Ura ni ifarini ziratandukanye amantuza. Cyangwa umusemburo kuko amakarite yazo aratandukanye. Bakimaya bari bakimaya sinzi neza ariko hari igihe nkoresha undi musemburo utari baking powder.
Okay, reka noge intoki ponde neza binoge kubera igiko ntabwo cyabiponda buvanganze. Ni njye usigaye ku buhanga bw'ibyuma bwo mu gikoni mukurikira nubwo nari mwana ariko ndetse turagerageza ariko wagira ngo byarekuye ukuntu twongeramo ifarine. Ifarini nari napimye ariko yari ahubwo reka twongere mu gake gusa. Urabona byarekuye ntako wenda. Amafarine aratandukanye. Yaratandukanye ndabona iyi ngiyi igoye ukuntu. Urabona mwarimu yaza agakomeza reka nkoresha intoki akigisha abanyeshuri be. dupondesha intoki. Fasha. Ifarini iratandukanye irarekuye cyane ukuntu. Yego. Banza ari amata atari ngombwa kuyasukiramo. Twari kuri kiroga kawe ukabikomeza ariya. Ariko tubireke. Oya nitwanya ifarini ushaka gupfa. Ishaka kuvamo ibipimo by'ibindi byose twapimye ugasanga birapfuye kandi twapimiye ku bipimo nyine. Ariko aranoga. N'ubundi igomba koroha. Ntabwo igomba gukora. Irindazi ntibihekenya. Ibihekenya ari gishyushye ryahora ewana rikaguhekenya ibiryo. Cyane. Uyu mushyitsi ni bombe. Ni be. Umushyitsi uzakana gutekera. Umushyitsi w'imena. Umushyitsi w'imena kandi nyine umutetsi burya aho ageze hose ntabwo ajya umushyitsi. Oya mu gikoni ntabwo aba umushyitsi. Uyu ni umutetsi ukomeye mujye mumuteza imbere. Bantu mukeneye amandazi meza aryoshye. Mujye munkoraho. Bajye bakwandikira baguhamagare mbakorere. Mbakorere amandazi mufite amafete. Amaniversere ateka n'ibiryo biryoshye. Mushatse mwajya mumutumira mu mafete nk'ayo ngayo mukeneyemo muri batekera ibintu by'abantu bake kuko ari wenyine ntaragira kampani ikomeye bafite abakozi benshi yabyikorera abantu bake. Ubwo rero mukeneye mwajya mumwandikira mumusura kuri YouTube mukamuteza imbere. Dushaka ikintu tuyapfundikire ubu yanoze. Umufuniko gifite umufuniko? Nta mufuniko ufite ariko kuko nta n'ishashi mfite. Ishashi ya aluminium urafite? Nayo wansuye mu bihe ntateganyije ko turi bujye gukora. Oya nta kibazo. Uwo mufuniko nimba ujyaho nta kibazo turapfunikira. Dushyire hantu cyangwa se dukoreshe suiveseri tuyitwikirizeho tubone gushira umupfundikizo kuko hari ukuntu umwuka utambuke. Hari ukuntu umwuka zano turebe. Ubanzeho reka dukoreshe akatambaro kuko ni nako gashyuha gatuma bishyuha umwuka mbese udasohoka. Undi yitereka ahantu itereka hano mu nguni. Yego. Urangiza nyuma y'isaha turagaruka duteka amandazi yacu. Turongera mu kanya gato. Ubwo rero iyi ntuza yacu ifarini yacu nyuma y'isaha tukaba tugiye kuyiteka. Twayiteretse isaha yose. Ubu tugiye guteka amandazi turebe uko bigenda. Twashyizeho amavuta kugira ngo abashyuha ariko nyine twashyize mu muriro muke kugira ngo atababuka. Amandazi ubwo yahita yishirira. Ushyiramo umuriro muke. Niko banyigishije. Uko niyo mavuta meza ahisha amandazi no kugira ngo amavuta atijenga mu mandazi nyine atajyamo imbere. Kandi ugashyira mu kariro gake. Ubwo tugiye gutangira gushyiramo. Si ngombwa ngo amavuta ashye acamuke. Ushyiramo atarashya. Dukoresha ibiyiko bibiri. Kubera ifarini niba yoroshye ntago wakoresha intoki cyangwa nta nubwo ari yandi baponda. Ukoresha ibiyiko, ukoresha igiyiko gutya. Ukayora.
ukayiha forume ushaka ariko nyine ku gihiko ntabwo urabyumva warangiza ugashyira mu mavuta nubwo atarashya nta kibazo ariko n'amandazi yacu ararekuye uyu munsi turayarya niyo meza kubera ko ntabwo aba yagize turongera akariro gato ni ukuvuga amavuta menshi atuma atijenga mu mandazi atuma atijenga mu mandazi amavuta make amera nk'aho ari kwinjira mu mandazi mo imbere kubera ritaba rirengewe urareka akayarengera noneho ntureba gutya amandazi aba imanuka hasi mu kanya araza kwizamura ukozamo gutya mu mavuta kugira ngo bidafataho bantu muri kureba rero mukurikire iri ni isomo hari abantu bari bameze nkanjye batari bazi iyo strategy yo gushyiramo sisiteme yacu amavuta menshi ukora ufata ntuzi ushaka rinini ufata byinshi ushaka iringaniye ufata duke ku gihiko upima uko ushaka ntabwo uvuga ngo urapima ngo bingana gutya by'ukuri amandazi atinzwe no guponda no guponda gusa irindazi rirasa neza atangiye guhindura irangi hari ukuntu muri interina umuntu yabaga yabuze ibyo arya none dore sha twamenye kubyikorera iyo tugeze hanze turabyiga nese ku ishuri ko batabyigisha uko bimeze urabona ko yahinduye irangi noneho kugira turebe ko yahiye turafata agakirida tuyajombe turebe ko mo imbere byahiye urakajomba gutya warangiza ukazamura iyo ubonye ifarini itafashe kuri kirida riba ryahiyemo imbere urabona kirida isa neza ugapima n'irya kabiri iyo ukoze nk'atatu yose yaba ukabona nta nuzi isohotse aba yahiye kubera ko tuba twayashyiriyemo rimwe ubu yahiyemo imbere twayarura fatira ibidufu sibyo bita ibidiyara amabenye sibyo bidiya ibidiya se bundi ni mu kinyarwanda ibidiya ngira ngo ni bya bindi ni bya bindi bakora n'umunyu mu kinyarwanda ni amandazi kuko amandazi yacu ameze neza ameze nk'amakeke iyo urangije rawundi ya mbere uhita ushyiramo rawundi ya kabiri yego ikiko ngicyo udashya hanyuma n'ikindi ngiki reka nanjye nce hano ufashe amandazi ashyushye atera inyota iyo utetse urya nyine arakwica kandi nyine ukuntu asa ateye ifemba wayarya ariko hari n'abakunda amandazi ashyushye bakarya agishyushye akiva ku muriro hariya rero ubyimba inda nukuri ukanywa amazi ukaryama ukanywa amazi ukagenda ngo ugenda bizi ukanywa amazi ukaryama byambayeho rwose ubu rero tugiye gushyiramo indi rawundi ya kabiri ugashyiramo nyine akwiriyemo ku buryo ntiyagushyiramo ngo abe menshi abyigane kubera ko abyiganye ntagashya neza yayishyizemo gutya rihita ryizamura
urabibonye ko iramanuka hasi rigafata umuriro rigahita ryizamura ubundi rigahita ryizamura. Yeah. Shyiramo ugifite umwanya ugashyiramo ukarundamo ariko ntushyiremo byinshi kugira ngo amandazi yacu rero tukaba turayarangije. Murayabona ukuntu asa? Murabibona? Byose mbese ubu tugiye gutesitinga kaduhere hano turebe reba ukuntu bisa yisatuye. Murabibona? Utu tuntu tw'inyuma tuba dukocoka. Ni ubuki. Nabikubwiye. Mwabanje nta muntu wansura. Nta muntu wansura ngo muzimane. So muryoherwe rero mukora amandazi wanyu. Tubasezeyeho mwakoze kudukurikirana. Umushefu hano Kadoji. Mukore subscribe, like, share and comment kuri channel yacu yitwa Kadoji. Mujye no kuri Kalik Look. Karine na Luka. Okay, mukore subscribe. Murakoze kudukurikira rero naho butamukiganiro dutetse abafitiye byinshi mushobora kumwegera kuri YouTube ye mukiga byinshi. Murakoze. See you. Murakoze. Bye. Bye bye.